Ibirori birarimbanyije ku munsi uri gutegurwa wa Rayon Sport Days. Uyu ni umunsi udasanzwe ku ba Rayon Sport, ndetse uyu munsi uzaba urimo ibyamamare bitandukanye byaturutse hirya no hino, haba mu mpande z'isi z'u Rwanda ndetse no mu gihugu mo ndani. Ikipe ya Rayon Sport dore ngibi ibyamamare bigera mu 10. Ikipe ya Rayon Sport yamanuye rwose, yahaye ubutumire muri Rayon Sport, harimo ndetse n'umukuru w'igihugu. Ni byinshi rero biteganyijwe, dore ko ngo harimo ubutumire buremereye cyane. Gusa turaza no kwinjira muri za transferi. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje gukora umunsi ku munsi, dore ko ishaka kubaka ikipe ikomeye cyane. Abasaza rero ntabwo baryamye, bari gushaka abakinnyi bakomeye cyane, ndetse bamwe banarimo gutegura ibirori. Ni byinshi tugufitiye 5 kuri 5 hano kuri Kigali One, umuyoboro umwe rukumbi, kugezaho amakuru ya Rayon Sport. Wibuka kudushigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utacucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira umunsi ku munsi mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yateguye ibirori bikomeye cyane. Ibi ni ibirori biba buri mwaka, uko umwaka utashe nako undi uza ikipe ya Rayon Sport iteguramo ibirori bakunze kwita Rayon Sport Days cyangwa se Gikundiro Days. Uyu munsi rero ukomeye cyane ku ba Rayon Sport bose, ni umunsi ubonekamo ibikorwa bikomeye, ndetse kandi ikipe ya Rayon Sport kabasha no kuba yashimisha abafana bayo muri rusange. Ikipe rero ya Rayon Sport yatumiye ibyamamare bikomeye cyane, haba ibya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi ukaza no gukubita hirya no hino mu mpande z'isi, naho rwose mu bihugu bigiye bitandukanye ikipe ya Rayon Sport yabashije kuba yagerayo. Icyamamare cya mbere na wundi ni Perezida Paul Kagame. Uyu nguyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse uyu mukuru rero nk'uko musanzwe mubizi ko ari we uyoboye igihugu cy'u Rwanda, ndetse akayobora n'abaturage b'u Rwanda. Urabizi mu minsi yashize ikipe ya Rayon Sport Perezida Paul Kagame yayihaye amafaranga menshi cyane, ayihereza kugira ngo ibashe kwifashisha mu mikino yarimo yo kurwana n'igikombe cya shampiyona. Nubwo ibintu bitarangiye neza, ariko uyu Perezida Paul Kagame yarakoze rwose, turamushimira nk'abari Rayon Sport twese hamwe. Uyu iki cyamamare rero Perezida Paul Kagame azaba arimo, ndetse kandi amakuru twamenye nuko ubutumire bwe bwasohoye, ndetse akaba yemereye ikipe ya Rayon Sport ko azaboneka kuri uyu munsi wa Rayon Sport Days. Undi wa kabiri rero nuwo bakunze kwita Diamond Platinum. Uyu Diamond Platinum ni umuhanzi wa muzika uturuka hariya mu gihugu cya Uganda, akaba yaramamaye mu njyana ya music hirya no hino. Rero uyu muhanzi baramuzi bose, ndetse kandi uyu muhanzi akomeje gushimisha benshi. Ikipe ya Rayon Sport rero yabonye n'uburyo imukunda, ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport nabo bakunda uyu muhanzi, bifuza ko uyu Diamond Platinum yazaza kubataramira muri iki gitaramo. Rero ibintu byabaye confirmed, uyu nguyu Diamond Platinum akaba ari we uzataramira ibi birori bya Gikundiro Days, ndetse kandi dore ko hazabaho n'umukino ukomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport yatumiye ikipe ituruka hariya mu gihugu cya Tanzania, ikipe iremereye cyane, ikipe ikaze, ndetse kandi yubakanye ubushuti n'ikipe ya Rayon Sport. Aho ubungubu rero ikipe ya Rayon Sport yatumiye ikipe bakunze kwita Yanga. Ikipe ya Yanga ni ikipe ikomeye cyane hariya mu gihugu cya Tanzania, mu makipe abiri akomeye cyane, ndetse na niyo iremereye, hariho iya Yanga ndetse na Simba. Izi kipe rero zikomeje guhatana, nk'uko ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR zigenda zatana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nako rero ikipe ya Yanga n'ikipe ya Simba naho biba bimeze.
andi makuru rero akomeye cyane ku byamamare bigiye bitandukanye ndetse kandi hazaba harimo no bakunze kwita Ariel West umuhanzi nyarwanda uyu nguyu nawe rwose yigeze gutaramira iyi kipe ya Rayon Sport urabona ko ibintu byagenze neza ndetse kandi n'uyu munsi azaba ari kumwe na Diamond Platinum bataramira rwose abahanzi ndetse bashimisha abantu bose bazaba bitabiriye ibi birori bya Gikundiro Days. Undi nuwo bakunze kwita Yamano, uyu nguyu nawe ni umuhanzi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe akazaba agaragara muri shows ya Gikundiro Days. Ni umunsi ukomeye cyane ku ba Rayon Sport, nawe azaba arimo. Ndetse kandi ikipe ntabwo yakwibagirwa n'abayobozi batandukanye mu nzego z'imipira, harimo Minisitiri wa Siporo nawe rwose akaba yatumiwe, akaza gukurikiraho perezida wa Ferwafa. Uyu perezida wa Ferwafa nawe akaba yatumiwe ndetse akaba yahawe ikaze ku munsi wa Gikundiro Days. Ndetse kandi ikipe ya Rayon Sport yaje no gutumira n'ukuriye Rwanda Premier League hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe rwose azaba arimo areba uko ibirori byifashe ndetse kandi amenya byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse ku rwego rw'Afurika hazaba harimo umukuru wa Skol. Uyu mukuru rero wa Skol, ikipe ya Rayon Sport Rabisco ifashwa ndetse igaterwa n'inkunga n'uruganda rwa Skol, ndetse iyi kipe ya Rayon Sport yamamariza Skol nk'uko mubona ko Jess ikipe ya Rayon Sport imanukana mu kibuga habaga handitseho Skol Raja. Rero umukuru wayo nawe rwose azaba ayirimo, dore ko abasaza batamwibagiwe ndetse kandi abasaza bakomeje gutegura byinshi. Bamwe barimo bategura za transferi bamanura abakinyi ikipe ya Rayon Sport izifashisha mu mikino nyafurika, abandi rero nabo bagategura ibijanye n'ibirori bikomeye cyane bya Gikundiro Days. Ikipe ya Rayon Sport niyo kipe yonyine ikoresha uyu umunsi wayo wa Gikundiro Days, ayandi makipe yose byarananiranye. Kugeza ubu ngubu rero amatransfer akomeje kuvuga mu kipe ya Rayon Sport ni menshi cyane, 5 kuri 5, aho ubu ngubu rwose ikipe ya Rayon Sport ntabwo ijyamye, iri gushaka ba rutayizamu, iri gushaka ibikoko, iri gushaka abazamu, iri gushaka imitima ya defense, igashaka ba mediane. Ukumva ko rero ikipe rwose ubu ngubu iraryoshye, imeze neza ku buryo ubona ko ari ikipe izaba yiyubatse mu mwaka wa 2025 2026. Uyu ni umwaka w'imikino. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ifite intego ikomeye cyane yo kuzatwara ibikombe, kandi biteguye ko nta muntu ushobora kuba yabahagarika kuri ibi bikombe kuko biteguye kujegeza amakipe. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino.